nta muntu utagurisha umwoyo muri uwo mujyi wa Kigali cyangwa se mu yindi mijyi yose kuri iyi si. guys nagira mbumvishe uyu ni Isimbi Nowela ibyo barimo aravuga nk'ibiboro bye biramutunze, ibintu byo gutanga umupuri n'ibiki ibi biramutunze bro. Ibi bintu ngo biramutunze, so nibyo bintu n'ubundi aba arimo aravuga mu mujyi wa Kigali ngo nta muntu udacuruza inuza. Ubundi baba baziranye, reka ntago bayoberana, reka byose ajya bishyira hanze kuko ntago bose bayoberana. Aha naho arimo arabivuga, nagira mbumvishe uburyo barimo arabivuga n'amavideo ye, abantu bayashaka namba muri description ndazicomekamo, muze kubanza kumva ibintu aba arimo aravuga bro. So kanze mbareke mubanze mwumve, kanze nanabashyireho video ze murebe uburyo biba byifashe. Amavideo ye yose arimo muri ziriya ball, ubundi ngo yikundira n'abazungu. Square ubwo nyine byose ubwo nta muntu utagurisha umwoyo muri uwo mujyi wa Kigali cyangwa se mu yindi mijyi yose kuri iyi si. So ikintu nkubwira ni kimwe, niba ugurisha umwoyo waba uw'imbere cyangwa uw'inyuma, waba ugurisha mu mazuru cyangwa ahantu hose ufite umwobo mu kanwa mu mubiri wawe, bifate nk'akazi, ubyemere nk'akazi, werure cyangwa se urorere. Naho ubundi ni ukuvuga ngo umugani wawe twashyize muri HD, ntabwo twashyize muri HD. Itandukaniro ryanjye riri hagati yanjye n'abandi uzi kandi uzi neza nuko njyewe Simbi rwose neruye nkavuga ati aka niko kazi nkora. umugani wawe nk'uko bivuze ni ukuvuga ngo ahantu mbyishyura umusoro, ubundi nkabaho ubuzima bwanjye gatuza. umugani wawe nk'uko bivuze ni ukuvuga ngo ubu ngubu uri mumwe mu bantu batunzwe n'umwoyo. Square ubwo nyine byose ubwo